ubundi nk'uko mubizi ikintu kitari icyawe burya ntabwo kiba ari icyawe. Twasize umuvandimwe Rusi ndetse na Liza ahangaha bari kuba barwana bapfa uwo bita nyakubahwa Patrick ndetse ahangaha Rusi mwibuke neza yarimo abwira Liza ati ibyo bintu ubundi bisanzwe bikora abana batoya b'imyaka mikeya, ati niba umuntu abangamira ati bagahita bahamagara papa na mama. Mwibuke Liza yari yamaze kuba yamutoteza ndetse ahangaha ahitamo kuba yakitabaza ababyeyi bombi. Dutangiye episode ya 7 ndetse ntekereza ko nashidikanya ko ariho igiye kuba yadufungira iyi nkuru yacu twabashe kuba itwatangirana. Ndetse ahangaha ababyeyi bako niko kuba baza gatangira kwa kababwira ati umuvandimwe rwanjye wose Liza yahoze ambangamira cyane, ati kandi mpora mbibabwira ati ahubwo arashaka no kuzabasha kuba yanyica cyangwa se akangirira nabi. Papa wabo nawe yatangiye kuyambwira ati ese uri mukuru nyabaki cyangwa se uri umukobwa nyabaki utabasha kuba yahurire muri umuna wiwe. Umukobwa Rusi niko kuyambwira ati se ibyo wowe ninde ubikubajije, ati ntabwo ubona ko uyu mubyeyi utari uwanjye cyangwa se utarambye yagerageza kuba yamwitaho, ati bajye bakomeza babane, ati rero nanjye muzabashe kuba imwandika mbe nabaho ubuzima bwanjye. Idisi murajye mwumva kumva uyu mubyeyi ntabwo yari mama w'uyu mukobwa, ndetse uyu mukobwa bigaragare ko yari ahuje na Liza papa gusa batari bahuje mama. Ndetse ahangaha papa yakomeje kuba yabwira umukobwa we nabi, ariko umukobwa niko ko yambwira ati papa ati ngomba kuba nabaho ubuzima nshaka. Abantu bose bari barimo aho ngaho batangiye kuba bahurura baje kuba bakirebera filime cyangwa se bari kwirebera sene iri kuba yajya mbere waho ngaho. Papa Rusi na Liza ahangaha nawe yakomeje atoteza umukobwa we, ari we rusanga amubwira ati ese kubera iki wa mukobwa we, ati kubera iki, ati kubera iki ukomeza kwitwara uku nguku. Umukobwa Rusi nawe niko gukomeza kubwira papa we ati ibi ngibi byose ngiye biri kuba byabera ahangaha, ati ngiye nta ruhare mbifitemo, ati kandi niba utekereza ko ndibuze kuba imyaka isubira nkazasanga umugabo ushaka, ati ntabwo byashoboka, ati ntibyabasha kuba ibi yabaho. Umugabo ahangaha niko kuba yamubwira ati ese urishuwa yuko uzabasha kuba utabikora. Ikumbe bakiri aho ngaho haje wa musaza w'urutwe ndetse aza ari kuba yasuhuza papa wacu, ndetse papa wacu nawe niko kuba yacinya inkoro avuga ati rwose urakaza neza Mr. Gu. Maze umukobwa Rusi niko kuba yamubona arangije niko gutangira kuba yavuga ati se burya ati ni wowe Mr. Gu cyangwa se ni wowe nyakubahwa Gu bavuze, ati ntabwo natekerezaga ko ari wowe uri ahangaha rwose, ati siniyumvishaga uburyo ki ari wowe washakaga kuba washyingiranwa nanjye. Bigaragare ko umukobwa wacu rusangaha yari yaramaze kuba yafekuye umugabo rwose yivuye imbere n'inyuma. Ndetse ahangaha umugabo bamwakuraga Mr. Gu nawe niko gutangira kuba yavuga ati ese mwese ntimubizira, ati ubundi ni njye Mr. Gu. Niko gutangira kuba yabwira umugabo papa wacu ariwe papa Liza ndetse na Rusi, ati ntabwo numvaga ko iwaba ufite abana beza basa gutya. Kumva abakozi bo muri kampani nabo batangiye kuba bavuga ati uriya mugabo rwose agombe kuba ari we nyakubahwa Gu kuko yabashije kuba yaba hano izi nyubako zitangira kuba izakubakwa. Umukobwa wacu ahangaha Rusi niko kuba yamubwira ati papa ati ibyo wakibwira byose, ati ngiye sinteze kuzakora ubukwe n'uyu mugabo, ati cyangwa se sinteze kuzashakana n'uyu mugabo, ati ndetse ikintu gitangaje ati ni mubi kurusha uko nabitekerezaga, ati ndebera ukuntu areshya. Ikumba bari aho ngaho abakozi nabo batangiye kuba bavuga ati nubwo uyu mugabo ari kuba yakita Mr. Gu cyangwa se nyakubahwa Gu, ati turaza kuba twabitekerezaho, turaza kuba twabyigaho. Mwibuko bari kwitiranya na Mr. Gu yagombaga kuba ari we Mr. Patrick cyangwa se nyakubahwa Patrick, kuko ni nawe wagombaga kuba ari nyiri uruganda cyangwa se nyiri iyi kampani yari iherereye muri izi zone zacu. Ndetse ahangaha umugabo wakomezaga kuba yamwiyitirira yavuze ko agomba kuba yakuzuza amashyikirano cyangwa se iyo bita imishyikirano, akaba yajyana umwana w'uyu mugabo akabasha kuba yamugira umugore. Niko kuba cyaza giseka kimubwira ati bebe, umukobwa niko kuba yagikubita panshi arangije akibwira ati imbere wagisaza we, turabona umwana nkanjye ukiri muto
ati nashyingiranwa nawe. Papa nawe ati saba imbabazi, ati saba imbabazi. Kumbe ikigaragara ko cyo umugabo bari bamaze kuba bamutama igipfunsi cyangwa se bamushyira hasi. Nyiragasazi wacu niko kuba yambwira ati jya kuba washakira ahandi wowe, ati njye ntabwo nshaka kuba inabana nawe wa mugabo we, ati se ntabwo uri kubasha kuba wabyumva cyangwa ubibone. Umusaza nawe niko guhaguruka yisajije ariko kuba yavuga ati iki cyane ubundi kubera iki mutabashije kuba imwagiho uburere. Kumbe mama Liza nawe niko kuba yabwira Mr. Gu cyangwa se uwo bita Mr. Patrick ati ihangane rwose turaza kuba twabikemura, ati turaza gutuma agusaba imbabazi. Papa niko kuba yakurura umukobwa ngo ajye kuba yamwigisha isomo. Umukobwa arangira amubwira ati papa aterega hari kera, ati ubu ngubu ntabwo wamfata uko biboneye, ntabwo ndi umwana. Sa papa wabo yakomeje kurura umukobwa Rusi ati ngomba kuba nakwigisha isomo. Rusi nawe niko kuba yakirwanaho, arangije niko kuba yaruma papa we. Papa aramubwira ati se urabona ibingibi uzabyikuzwa kugeza ryari? Ati ngomba kuba nakwigisha isomo nubwo turi mu bantu. Ikumba agiye kuba yamukubita. Patrick wacu niko kuba yaza amubwira ati se uratekereza uri kuba wagerageza kuba wakora ibiki? Abukobwa niko kuba yamubona Liza, arangije atangira kuba yavuga ati reba ninde uri hano nyuma yo kuba yatoragura ibicupa cyangwa se yatoragura ibisashi bishaje. Yatangiye kuba yavuga ati mama ese urabona wa musore kabashije kuba yagira ahangaha rwose atuma utoragura ibicupa bishaje? Mama nawe niko gutangira kuba bamucira iteka. Muzehe niko gutangira kuba yabwira wa mugabo wiyitiraga nyakubahwa Patrick cyangwa se Mr. Gu ati reba wa musore wabashije kuba wagutwara umugore wawe ari ahangaha, ati ugomba kuba wamwigisha isomo. Umugabo nawe niko kwera aravuga ati ese ninde waba waragerageje kuntwarira umugore? Kumbe kureba neza nyakubahwa cyangwa se sawa wacu Patrick yari yabashije kuba yashika aho ngaho. Umugabo niko kuba yaca bugufi, arangije atangira kuba yavuga ati mutwihanganire ba nyakubahwa Mr. Patrick. Umukobwa wacu niko kuba dore ngaragwa mukangaratete, dore ngaratangira kuba yakibaza byinshi avuga ati se we yaba ari wowe nyakubahwa Patrick? Umusore niko kuba yambwira ati yego rwose niko kuri, ati ni njyewe, ati ariko ndaza kuba nagusobanurira kimwe ku kindi. Ahangaha murumuna wa Rusi ari we Liza yatangiye kuba yatagatwawe na mama wiwe bavuga ati ibingibi rwose ntibyabasha kuba ibyashoboka, ati ntabwo byabasha kuba byakunda, ati ibingibi sinabasha kuba inabyemera. Umusaza wari uri ahangaha niko kuba yavuga ati yego ngende Mr. Gu, ati ariko urana we, ati ni nyakubahwa Gu cyangwa se nyakubahwa Patrick. Papa w'umukobwa niko kuba yamukomeza mwitegereza ndetse umusaza amubwira ati ibyo mwari muri kuba mwakora cyangwa se ibyo twakoraga byose ati twari twabashije kuba twakibeshya. Papa w'umukobwa niko kuba yavuga ati ese kubera icyo kivuga ko uri Gu kandi uwa nyawe ari hano? Ati yego rwose nanjye, ati izina ryanjye ni Gu. Papa w'umukobwa byatangiye kuba byamucanga ndetse bitangira kuba byamutera urujijo ndetse ikigabanga gikomeza kubivuga kirizwa. Papa w'umukobwa araza kuba yakitwara gute? Yatangiye kuba yareba mwambeguruka niko gutangira kwegera umukobwa we, atangira kuba yamusaba imbabazi ndetse ahangaha niko kuba yambwira ati Rusi, ati ndakwinginze babarira papa wawe, ati ibyo wakikora byose washakana n'uwo musore cyangwa se waba umugore w'uwo musore, ati ugomba kwibuka ko ndi papa wawe. Rusi niko kuba yabwira papa we ati ese papa, ati wigeze utekereza bwa rimwe ko ndi umukobwa wawe cyangwa se wigeze ubimpera agaciro? Ese namwe ibingibi mujya muyoza ba papa wanyu cyangwa ba papa wanyu batabisindiye bari kuba babakubita amacupa? Ese wowe yuza kuba uri Rusi wari kwitwara gute ahangaha? Mbibutsa ko iyi turi kuba twareba in episode ya nyuma ndetse isozereza inkuru yacu, ndetse mbasha kuba nabashimira mwe mwayikunze ndetse mwe mwabaye hafi tukabasha kuba twakareba maka kugeza kuri uyu musozo wa none, ndetse mbizeza ko ngiye kubaha indi nshyashya kandi nziza ndetse izabasha kuba yabafasha rwose mu kuba mwamenya mu buzima, ndetse nzajya mbakorera inkuru nziza z'urukundo. Icyo mbasaba gusa ni ukuba mwadukorera subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse mukajya no muri comment mukatubwira ko mwabashije kuba mwakabona aka gakuru kacu, ndetse ikindi ntimwibagirwe kuba mwadukorera share ku bantu babasha kuba bareba inkuru z'urukundo ndetse zidusigira amasomo mu buzima. Ndetse ahangaha umusore wacu Patrick yabashije kuba yabwira umukobwa ati humura izo miliyoni papa wari kunsaba z'idolari, ati ndaza kuba nazibaha,
ariko mbere na mbere bagomba kubanza kuba bakiga isomo ry'ubuzima. Ngariza na mama we ubugambanyi bwo bwari bukomeje, ndetse Ngariza ari kuba yabwira mama we mama njye ntabwo bibashe kuba byanshimisha rwose, kubera iki mukuru wanjye buri gihe aba ari imbere zanjye cyangwa se akomeza kuba yagira amahirwe kurusha njyewe. Umusore ahangaha nawe niko kuba yatangira kuba yabwira umugabo ugomba kuba wahanwa, ibintu wakozwe ntabwo byari byiza cyangwa se ntabwo byari bikwiye ku mugabo. Abasore biwe bamuhora iruhande, niko kuba baza barangije bafata papa w'umukobwa. Papa w'umukobwa niko gutangira kuba yavuga njye ndi inshuti ya papa wawe kandi iyi kampani yanyu nayibereye CEO cyane, kubera iki waba ugiye kuba wamana muri ubu buryo. Umusore Patrick niko kubabwira papa wa Rusi, aramubwira ibyo wakoze ntabwo byari bigamije nk'umubyeyi, kuko uyu mwana nawe yari akwiriye urukundo nk'urw'abandi. Papa w'umukobwa niko gutangira kuba bamucangamo udushyi tumwe banyuzamo bantu baba badafite ubwenge. Ubwo namwe murabyumva nk'abantu bakuru. Uwari ukurikiyeho cyangwa se uwari utahiwe yari mama w'umukobwa Liza. Yatangiye kuba yavuga ubwo mugerageje kuba mwakubita papa w'umukobwa njye ntabwo mwagerageza kuba mwankubita pe, uwo mwana namwitayeho. Kariza niko gutangira kuba akavuga Rusi urabizi kuva mama we yapfa, mama wanjye niwe wagerageje kuba yakwitaho, rero ntuze kuba watuma nawe bamukorera nk'ibyo bari kuba bakorera papa wawe. Rusi amaze kuba yabyumva niko kuza begera, arangije atangira kuba yababwira muratekereza ibyo ngibyo ari byo mwabashije kuba mwankorera bihagije, ngiye kuba nabigisha isomo muri ubu buzima. Barakwereka ahangaha umukobwa wacu Rusi yatangiye kuba yatimbagura abantu, ndetse ahangaha barakwereka wa musore wacu nawe yaje abwira bosi w'ahangaha Patrick wacu, ndetse muribuka neza uyu ni wa musore Diouf inshuti. Yaje abwira umusore urupfu rwa mama w'umukobwa twabashije kuba twamenya ababashije kuba barutera, ndetse ahangaha mama Liza yaje yiruka. Bari batangiye kuba bakumva amakuru ari kuba yavugwa aho ngaho atameze neza rwose, ndetse papa w'umukobwa Rusi nawe kuba yakisaza. Umusore niko kuba yamutimbura aravuga ugomba kuba waguma hanze cyangwa se hasi ukaba ugiye kumva ibigiye kuba ibyavugirwa ahangaha. Diouf niko gutangira kuba yatanga raporo avuga ni voice recorder cyangwa se voice transmitter yabashije kuba yafata amajwi ubwo mwarimu mugambanira mama w'uyu mukobwa ari we Rusi. Kandi ibyo byose byabashije kuba ibyakorwa namwe niko storekeeper cyangwa se uwari uri aho hafi yabashije kuba yatubwira. Barakwereka ahangaha yatangiye kuba avuga sinatekerezaga ko umugabo wanjye cyangwa se uwo mwita umugabo utoragura amacupa yabasha kuba yaritaye kuri ibi bintu bigeze ahangaha. Natekereje ko urupfu rwa mama rwari impanuka nta muntu wabashije kuba yarugiramo ibihare. Papa ukuntu mama yagukunze gute wabashije kuba wamwitura. Bigaragare ko uyu mugabo uri ahangaha atari shyashya, ari we wari waragerageje kwica uyu mama wa Liza cyangwa se mama wa Liza kugira ngo abashe yakizanira undi mugore. Ahangaha umugabo yatangiye kubambwira ibi ni ibibazo bya famiye, tugomba kuba twabikemurira hatandi hatari ahangaha. Ndetse nk'abantu bari bafite urwikekwe batangiye kuba bamubwira yego rwose ibyo ngibyo ni ukuba wagerageza kuba washyira hanze famiye, tugomba kuba twabikemurira ahandi hantu hatari aha. Umukobwa rwose niko kuba yakikandira iyo bita play button, ndetse itangira kuba yakina amajwi y'uyu mugore mama Liza ndetse n'uyu mugabo papa Rusi bari kuba baganira uburyo bagomba kuba bagambaniramo cyangwa se bakica mama Rusi. Ndetse ahangaha umukobwa yakomeje abyumva agahinda gatangira kuba ikamwica, ndetse n'imbaraga atangira kuba yazibura. Ariko ku bw'amahirwe umusore wacu Patrick yari ari aho ngaho. Papa niko kuba yatangira kuba yatabaza avuga ntabwo ari njyewe, ntabwo ari njyewe, byose byabashije kuba ibyaterwa n'uyu mugore uri ahangaha. Mama Liza nawe niko kuba yabyumva, arangije aravuga wambeba we, gute twabashije kuba twakorana ibintu ukaba ushaka kunta njyenyine, ukaba ushaka kuntamaza, biriya bintu byo kuba twararuze uriya mugore wawe, iyo kitaza kuba igitekerezo cyawe, ntabwo byari kuba byarabaye. Papa Rusi niko kuba yasunika umugore, atangira kuba yambwira byose iyo bitaza kuba ari wowe, nari kuba ndi kumwe n'umugore wanjye tubanye neza. Mama Liza nawe niko kuba yakongerera mwataka
aravuga ati ubundi kubera iki nabashije kuba inashukwa nawe cyangwa se inaba umugore wawe disi abangaba bose inkuru zabo zari ziri kuba zajya gusa ndetse n'ibyo bakoze byo kuba ibahemuka ndetse rizanga yagumye ahangaha isoni ziramwica. Mama Liza niko kuba yavuga ati kwanza guhera ubu ngubu nga Mama Liza niko kuba yambwira ati ikwanza birarangiye ukuri kwagiye hanze ati nupfa nanjye ndibuze kuba napfa turi bupfane. Umugabo we yihutiye kuba yasaba umukobwa w'imbabazi rwose avuga ati mwana wanjye ati ndetse n'umugabo wawe ati mubashe kuba mwambabarira. Umusore niko kuba yambwira ati wowe nureba nabi ahubwo aturaza kuba wajya muri gereza. Niko kuba yabwira wa musore we ndetse murabizi ahangaha bamwita Diyufu akaba ari inshuti yacu magara. Niko kuba yambwira ati kugira ngo utabasha kuba wajya muri gereza aturemera kuba wasinyaka imitungo yose ubashije kuba wayegurira uyu mukobwa uri ahangaha ari we Rusi. Bantu mwatangiye mureba iyi nkuru muri bwo umugabo yatangiye arimo kuba yahatiriza uyu mukobwa kuba yashyingirwa umugabo kugira ngo abashe kuba yamuha imitungo ndetse ahangaha birangiye iyi mitungo yose yarwaniye cyangwa se yashakaga ayongeye kuba yayisubiza uyu mukobwa. Ndetse murabyibuka mu kanya gashira umusore yari amaze kuba cyangwa se we n'umukobwa Rusi bari bamajije kuba ibatangaza ko uyu mugabo afite uruhare imwiyicwa rya mama w'uyu mukobwa. Ndetse ahangaha umusore amaze kuba yasinya niko kuba yabwira abasore bati mu musore hanze ati sinshaka kuba ndi kuba namureba. Umugabo niko gusakuza avuga ati ariko twumvikanye ko nibasha kuba nasinyira iyi mitungo nkayiha umukobwa wanjye utari buze kuba wamfungisha ati ntago wabinkora ati ntago watuma nsubira hasi bene aka kageni. Ariko abasore bo bari babashije kuba biteguye kuba ibakura inzerereza aho ngaho ibagombaga kuba ibajya kuba bamufunga akabasha kuba yaryozwa ibyo yabashije kuba yakora. Ndetse ntibamujyanye wenyine na ya nshoreke y'umugore we bari babanye nayo babashije kuba bayisohora aho ngaho. Ndetse hari hasigaye butoya bwacu ari we Liza yatangiye kuba yakegera mukuru we cyangwa se twakita mukuru we Rusi atangira kuba yamusabiriza imbabazi amubwira ati Rusi atugomba kuba wababarira ati byose byabaye ngiye nta ruhare rwose nabashije kuba inabigiramo ati rero ugomba kuba iwambabarira. Ese abaye ari wowe iwabasha kuba iwabyakira gute? Iwabasha kuba iwamubabarira? Ngira ngo mbashimire mwese twabanye muri iyi nkuru ndetse mbasaba kuba mwadukorera subscribe mutazacikwa n'izindi nkuru zizakurikira iyi ngiyi ndetse kandi nziza ziruta iyi ngiyi. Ndetse nizere ko inkuru yacu mubashije kuba mwayikuramo isomo ndetse isomo rinini cyane ndetse isomo rikomeye ryo kuba mutakomeza guhatiriza abantu kuba ibakora ikintu ndetse ntukanga umuntu ngo nuko uri kuba wamubwira icyo gukora akabasha kuba yacyanga. Ahangaha umusore wacu Patrick cyari nacyo gihe cyo kuba yasobanura byose kuva ku ndunduro ndetse akageza ku munsi wa nyuma. Ndetse yagombaga kuba yasobanurira umukobwa uko yari ameze cyangwa se uwo ari we ndetse umukobwa nawe akabasha kuba yamwumva. Bigaragare ko we nawe Patrick na Rusi bari bagiye kuba ibabo umugore n'umugabo noneho byemewe n'amategeko ndetse bakabasha kuba ibashakana. Ndetse ahangaha Patrick yatangiye kuba yakitegereza umukobwa arangije amubwira ati ubashe ko wambabarira cyangwa se wanyihanganira ku bw'iki gihe cyose twabayemo nkubeshya cyangwa se inkwereka inkuru z'ibinyoma atari ko kuri uyu munsi wa none ati nta kintu na kimwe nshaka kuba inaguhisha cyangwa se nakanga kuba nakugaragariza. Umukobwa ahangaha nawe yatangiye kuba yambwira ati ibyo rwose nta kibazo. Umusore Patrick niko kuba yambwira ati urasetse ati urasetse ndabibonye ati se bisobanuye ko mbabariye. Umukobwa niko kuba yamufata ku matama aramubwira ati uri pucuri wanjye ati kandi urabizi buri gihe ati nzahora nkuri mideni ati kandi nishimiye kuba inaba ndi umugore wawe muri ubu buzima ati ndetse ndasezeranya ati cyangwa se ndagusezeranya ko nta hantu nzabasha kuba najya. Patrick niko kuba yambwira ati ubu ngubu ni nako kanya ngo tube itwakigira mu rugo. Ikumba abakozi niko kuba bambwira ati muha agasomyo ati muha agasomyo ati kuko abantu bakundana baba bagomba kuba ibasomana. Patrick niko kuba yamureba arangije niko kuba yamufata atangira kuba yamunyunguta. Dore ko ari ukumunyunguta ndetse n'abakozi bose bahagaze aho ngaho. Ndetse mushuti w'umukobwa yaje yirukankana we atangira kuba yabyivanga amubwira ati ntabwo ukwiye kuba waba
umugabo w'uyu mukobwa ati wowe ati gute ushaka ko watwara umugeni ati utambwiye cyangwa se utampaye inkwano. Umusore niko kwambwira ati ariko byose byari iby'ubusa kuko umukobwa already yari yamaze kuba yaba umugore w'umusore. Umusore ahangaha niko kuba yarira, ariko umusore niko kuba yajyana umugore we. Nkeka ko ari nayo inkuru yacu ibashije kuba yasoreza bibyaniye ku bana. Ndagushimiye wowe twabanye muri episode ndetse aba ariyo nayo yanyuma hasoza inkuru yacu, ndetse nkubwira ko tugiye kuba twatangira akandi keza ndetse gashimishije cyane. Ndetse icyo nkusaba ni uko wadukorera subscribe kuri YouTube channel yacu ngo utazabasha kuba wacikwa n'izindi ziza zizakurikira iyi ngiyi. Ciao ciao.